biteye ubwoba, biteye agahinda ubwo mu karere ka Kicukiro humvikanye inkuru iteye ubwoba, inkuru yatumye abantu benshi bahungabana, abandi bakagira ubwoba, abandi bagagwa igihumure, ese bakibaza ngo ibi ni ibiki, ese byatewe n'iki, ese uyu mujura kugira ngo araswe byavuye he, ese abaturage batuye muri uyu murenge cyangwa se muri aka karere babyibajijeho iki, byinshi muri video ni mu kanya, ariko mbere yuko ngira icyo mvuga banza kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment ibitekerezo by'uko wifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Nk'uko nabibabwiye rero ni mu karere ka Kicukiro aho hamaze kubera amarorerwa cyangwa se aho bamaze kuba barasira umujura wari umaze kuba yakora amahano, ariko nyine ngo byari ngombwa ko araswa kuko uyu mujura yari afite amahane menshi, dore ko ngo yashakaga no kwica abaturage bo muri iyi karitsiye. Gusa ngo bashije kuba babona uko byagenze, uyu mujura nk'uko mubyumva cyangwa se nk'uko nyine mbibabwira, yavuye kwiba, amaze kuva kwiba abanyerondo bamutangira bamufata, hanyuma gatera amahane cyane, arabakubita bamerera nabi, hanyuma ngo abanyerondo bifashisha polisi zihageze nyine mu gihe bagiye kugira ngo barebe uburyo ki nyine bamenya ikibazo uko cyateye, wa mugabo ngo ahita akuramo umuhoro ashaka gutemagura abari aho ngaho bose. Abari aho ngaho bose bakwira ibishwaro barirukanka bagira ubwoba baratakabaza cyane, ariko nyine ngo uyu mugabo kugira ngo babashe kuba bamukira cyangwa se babashe kuba bamukura mu byo yari arimo, bahise kuba bamurasa ahita yikubita hasi. Abaturage bamwe na bamwe bakomeje bagira bati mana yanjye, uyu mugabo n'ubundi yari avuye iwawa, bamurekuye ejo bundi, ariko nanone nyine ngo akabaye icwende ngo ni koga, uyu mugabo n'ubundi birangiye apfuye bitewe n'uburyo ki yitwayemo, kandi ngo byari ngombwa kuko yari afite ngo ibintu byinshi yari avuye kuba yakiba. Abaturage bamwe na bamwe rero bagize ubwoba bagira bati mu by'ukuri abantu bari kuva iwawa, bari kuvana iwawa, tuba tugira ngo baravayo bafite ubwenge cyangwa se barava bafite ubundi bumenyi, ariko nanone hari bamwe na bamwe bavayo n'ubundi ntacyo ngo bigiyeyo, nta kintu na kimwe bakuyeyo, bitewe n'uburyo ki ngo baza bafite amakare, amahane, ubwicanyi budasanzwe. Rero buri muntu wese yateye comment agira ati rwose biteye ubwoba, birakomeye cyane, baturage, bayobozi nimwihangane rwose mutugerereyo murebe uburyo ki aba bantu bavuye iwawa barimo baritwara. Bakomeje rero batera komenti nyinshi zitandukanye bagira bati mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko uyu mugabo yakora ibi, ariko nanone mu by'ukuri twabonaga ko urumogi arirwo rwamubase. Rero buri muntu wese wabashe kumva ko iyi nkuru yagize ubwoba arahungabana, agira ati rwose bagira bati nimwige murebe n'uburyo ki mwareba aba bantu bavuye iwawa, murebe uburyo ki nyine muzajya mubareberamo, mubatozemo umuco cyangwa se ingeso zishire. Mwakoze gukomeza kudukurikira, kuri subscribe ku muntu utarayikoze, ma comment ibitekerezo by'uko wifuza ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Ibitekerezo byanyu nizo nkunga zanyu zikomeye cyane, kuko nibyo bituma ngira courage yo gukora umunsi ku munsi, kandi nibyo bintera morale cyane kugira ngo mbagezeho ibiganiro biryoshye kandi binyuze.